umukiriya ujemo hano agenda yishimye, serivisi ni nziza, ko ikitubwira ko yishimye aradushimira, ahantu hanyu ni heza, serivisi mutanga ni nziza. Mbere yuko dukomeza ikiganiro, reka nkwibutse ko turi muri Volcano Forest Camp iherereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, akagari ka Kivumu. Neza neza ni ku muhanda wa kaburimbo Musanze Rubavu. Uhageze rero ni ukuri bakwakirana urugwiro, uhasanga ibyo kurya, ibyo kunywa, amacumbi meza. Aha kandi bafite umwihariko w'amazu yubatse kinyarwanda. Ibikoresho byakoreshwaga kera mu muco wa kinyarwanda, bakwereka amoko y'ibiti bitandukanye. Ku bindi bisobanuro bavugishe kuri telefone iri kuri ekara yawe 0788369950. Turabashimiye abakomeje gukurikira Impano Family TV, tubashimira umwanya mwaduhaye mukora subscribe, mukora like, mukora share, ibiganiro byacu bikabanyura, kandi ko mukomeza kubara natwe nibyo dutera imbaraga zo gukomeza kubakorera. Uyu munsi rero twakomeje gutembera nk'uko mubimenyereye, muri kubona muri kamera zacu umubyeyi mwiza, umubyeyi dusanze mu kazi ke. Tugiye kumusaba atwibwire, dukomeze ikiganiro. Karibu umubyeyi. Murakoze. Nitwa Mutesi Alphonsine, nkaba ndi umucuruzi hano muri Volcano Forest Camp, niko kazi nkora. Nkaba narize International Economics muri INES, nkaba narangirije 2016. Urakoze. Hano ubu ni mu kayi karere, muhe murenge, kugira ngo tubashe no kuharangira bakeneye serivisi mutanga turaza kuvugaho. Kana karere ka Musanze, umurenge wa Kimonyi, umudugudu ni Musezero, akagari ni ka Kivumu. Murakoze. Uri umukobwa, uri umubyeyi, tubwire amateka nta kibazo. Murakoze. Ndi umubyeyi, mfite abana 2, umukobwa n'umuhungu. Wow. Murakoze. Murakoze rero, twinjiye hano tubonye turi gutambuka tugira ngo tubone icyapa kinini gitukura, tugira amatsiko kwinjiramo. Mwatubwira ibyikorerwa hano? Murakoze. Nk'uko izina mwaryumvishe ni Volcano Forest Camp. Icyapa mwabonye kinini ni icyapa cya Bralirwa cya Musteri. Ibikorerwamo hano tugira bare, tukagira resitora, tukagira n'amacumbi, ariko hari n'ibindi twatangiye bya gakondo, uko bangaga imitobe kera, uko baterekeraga, uko baraguraga, uko basyaga, kugira ngo utabizi ageza kurebera hano amateka. Ko tujya nabo bakambika, ushobora kuzana itente yawe ukakambika nta kibazo, nijoro tukagucanira umuriro ukota, ureba n'ibyiza by'i Musanze. Wow, birashimishije, biraryoshye. Bakunzi bacu ba Impano Family TV, muri kumva ko i Musanze hakomeje kuboneka ibyiza bisanga ibindi. Mwaza kutwemerera mukatwereka iyo byiza mukora, tukareba tukabyereka n'abakunzi bacu? Nta kibazo rwose, ni karibu turabibereka. Murakoze cyane. Tubonye rero mukoresha amacumbi atandukanye, ariko ngize ikibazo cy'amatsiko, ngira ngo mudufashe mudusobanurire. Mbonye dufite amazina agera muri 6. Izina ryitwa umuvumu, izina ryitwa umwenya, izina ryitwa umuravumba, izina ryitwa umufumba, izina ryitwa umugano, izina ryitwa umuhati. Aya ni amazina y'ibiti byo mu Rwanda, ariko ntekereza ko abantu benshi mu bari kuvuka buno benshi batabizi. Kuki mwahisemo kwita amacumbi yanyu mugendeye kuri ibiti byo mu Rwanda bya kera? Murakoze. Impamvu twahisemo kwita amacumbi yacu amazina y'ibiti
bya kera, nta nubwo ari buri giti icyo ari cyo cyose, urabona ni igiti gifite amateka mu Rwanda. Munuza icumbi ryacu rya mbere ni umufumba. Umufumba ni igiti abantu bakoreshaga abashumba baragira, bakundaga kukirya, kirimo utuzi turyohera. Twarahuze rero abana bari kuvuka uyu munsi ntago bazi amazina y'ibiti bya kera kandi byari bifite n'akamaro, ni n'umuti uravura, uvura indwara nyinshi. Ariyo mpamvu iyo uje mu cyumba cyacu utubwira icyumba icyo ushaka, twamara kukiguha tukakwereka n'icyo giti, tukanagusobanurira amateka y'icyo giti. Ni ukuvuga ngo buri cumbi ryacu icyo giti kiba kihateye. Umufumba nawe mwawubonye urahari. Murakoze. Ikindi cyumba cyacu ni umuravumba. Umuravumba ni igiti nk'uko nabikubwiye byose ni imiti. Umuravumba nawo ni igiti cyangwa ikimera bakoreshaga mu Rwanda cyane bivura inkorora, ibicurane. N'uyu ugeze kuri iryo cumbi ry'umuravumba, icyo giti uracyasanga tukakikwereka, hari n'ugisoroma akakijyana. Murakoze. Ikindi ni umuhati. Umuhati mu majyaruguru nta nubwo ukunda kuhaba cyane, kiboneka kenshi iburasirazuba. Ni ukuvuga ngo twarabuze kuki se n'icyo giti tutagitera, uje mu cyumba cy'umuhati akabona n'icyo giti, nabwo urahagera abantu benshi bagatangara ngo ni nabwo bakibonye, niyo mpamvu y'iryo zina. Hari n'ikindi mwabonye cyitwa umwenya. Umwenya nawo ni umuti, ni igiti kiteye kuri iryo cumbi cyitwa umwenya. Turagikoresha cyane mu cyayi. Hari umuntu uza kudusura akatubwira ngo mumpe icyayi kirimo umwenya, akavuga se mwebwe muracyafite ibintu by'umuco nyarwanda bya kera. Niyo mpamvu umwenya nawo uhagaragara. Hari umuvumu. Umuvumu ni igiti cyakoreshwaga kera, n'uyu munsi hari aho biri ariko hari n'aho byacitse utakibona. Ariko umuvumu akenshi byavugaga uburinzi. Ahantu habaga hari umuvumu habaga hari uburinzi cyangwa hari amateka runaka. Niyo mpamvu ayo mazina tuyafite. Uraza n'umuvumu tukawukwereka ukawureba, washaka guca ishami kugira ujye gutera ukarijyana, cyangwa se ukazagaruka ukabwira n'abandi ngo hari igiti cy'umuvumu, ukazahagaruka ukareba. Dufite n'ikindi bita umugano. Umugano tuwukoresha muri byinshi, ariko na hano naho kuri icyo cyumba cy'umugano urahari. Uraza ukawuhasanga ukareba. Umugano ni umutako. Umugano uvamo ibyansi. Dufite imigano itandukanye, dufite iy'imitako, dufite iyindi bakoresha muri dekorasiyo nyine, ariko dufite n'iriya ivamo ibyansi. Turayikwereka rero tukagusobanurira. Iyo wadusuye rwose ugenda unyuzwe, icyo ushaka kubaza cyose uratubaza tukagusobanurira, ahubwo ni karibu. Murakoze. Arakoze uyu mubyeyi. Bakunzi bacu rero, birashoboka ko waba udukurikiye uri mu rugo iwawe, ariko ukaba ufite abana batoya batigeze babona kuri ibi biti. Waza hano mu karere ka Musanze, mu murenge wa Kimonyi, muri iyi hoteli yitwa Volcanoes Forest Camp, bakabikwereka. Kandi ntekereza ko ibiciro byabo bidahenze. Ndumva nabaza uyu mubyeyi, si ibiciro byanyu byaba bihenze cyangwa byanogera buri wese? Oya, ntabwo ibiciro byacu bihenze, binogeye buri wese. Buri wese yaza yisangamo nta kibazo. Ibiciro byacu rwose biri hasi, biraringaniye, ni karibu ahubwo. Murakoze cyane. Dutangira watubwiye ko wageze mu ishuri, ko wize. Ndumva wakongera kwibutsa abadukurikiye amashuri yawe. Ese ikindi kibazo nabaza ngendeye kuri icyo ngicyo, kucyo wahisemo gukora bizinesi, ntushaka akazi ka leta cyangwa se ngo ujye mu bindi, aho ugahitamo gukora bizinesi? Nuko nkiri muto numvaga ikintu nzakora ari bizinesi, numvaga nzikorera. Ikindi n'ibyo nize birabinyemerera. Nize international economics nk'uko nababwiye, nasoreje muri Inesi, ariko nkumva mfite umuhate, mfite ishyaka ryo kwikorera. Ntabwo mu mutwe wanjye higeze hazamo gushaka akazi. Niyo mpamvu inzozi zanjye rero arizo nakomeje. Murakoze. Arakoze mubyeyi. Bigaragara ko kwiga ubwabyo nabyo ni igishoro. Niba ababyeyi baramwishyuriye akajya mu ishuri akiga segonderi, akayirangiza akajya muri kaminuza akarangiza, akaba abasha gukora bizinesi nk'iyi akayimanaginga,
akakira abantu batandukanye, mukurikira ku mashusho yacu, mukurikira ku mafoto twaberetse. Ni ahantu hagari, ni ahantu hanini, akabasha kubishyira ku murongo, akakira abakiriya, akabona inyungu, agatanga umusoro, bigaragara ko igishoro afite mu mutwe ko agikoresha neza. Ndumva rero twabashimira tukabaza uko mutanga serivisi hano. Ese abakiriya mubona bagenda bishimye? Ese ugiye aragaruka? Ese ugiye bigenda bite ko mubibona mwebwe mukoze analyse zanyu? Murakoze. Umukiriya ujemo hano agenda yishimye, serivisi ni nziza, ko ikitubwira ko yishimye aradushimira, ahantu hanyu ni heza, serivisi mutanga ni nziza, akanagaruka, yewe akabwira n'abandi. Ntabwo abakiriya tugira ari abaturuka ku mbuga nkoranyambaga gusa, Facebook, YouTube n'izindi, ahubwo nuhageze kubera ukuntu yakiriwe, kubera ukuntu yakunze, abwira na mugenzi we nawe akaza. Nuko abakiriya bacu bameze, bagenda bishimye bakanagaruka. Murakoze. Murakoze. Tukomeje kubana namwe bakunzi bacu ba Impano Family TV. Twari turi gutembera nkuko twababwiye, duhura n'icyapa ku muhanda, tugira amatsiko kwinjiramo, dusanze ari ahantu heza cyane, hanogeye ijisho, hanogeye kurebwa, kandi buri wese yakwifuza kuhagera. Kandi tubararika ngo uwakenera kubavugisha, uwakenera gusaba serivisi, nimero zabo muri kuzibona kuri ekara zanyu, mwahamagara mugasaba serivisi, cyangwa se mugakoresha reservation. Katubaza umubyeyi niba bikunda ko umuntu akoresha reservation, aramutse ari nk'umuntu uzaza mu mahugurwa mu karere ka Musanze, aramutse ari nk'umuntu wenda uturutse Rubavu ashaka bahagaze gato mu karere ka Musanze yagiye nk'i Kigali, ko yahagarara kuri Volcanoes Forest Camp. Murakoze. Urahamagara tukakubukingira aho ushaka kuba uri, haba mu macumbi haba hano. Uhamagara mbere y'iminsi 3 kugira uze, kuko igihe cyose tuba twujuje, no kugutamagara mbere y'iminsi 3 usanga twarahatanze. Urahamagara rero, nimero zacu mwazibonye, tukagufasha tukakuyobora. Yuva Musanze mu mujyi kuhagera ni iminota 10, waba uri kumwe na moto, waba uri imodoka, ni iminota 10 ubu hageze ahantu ku muhanda neza. Hari icyapa kinini cya Amstel, hari n'icyapa kinini cy'ibyo dukora, haba handitseho Volcano Forest Camp. Murakoze, ni karibu. Ndi kubona uri umubyeyi mukuru, wadufasha kugira inama abantu bakiri ku ntebe y'ishuri batekereza wenda ko bazahita bajya gusaba akazi muri leta cyangwa se ahandi hantu. Ni inama ki wabagira kugira ngo nabo wenda niba ari abakurikira ibyo wize cyangwa se abakurikira ibindi, kugira ngo nabo babashe kuba bakwikorera business ibashe kubatunga? Murakoze. Ibyo nagira inama urubyiruko cyangwa abana bakiri bato bari ku ntebe y'ishuri, nababwira yuko akazi karahari, ariko twese uko turi benshi ntabwo akazi kadukwira, ahubwo dukwiye kugira umuco wo kwihangira akazi, tukishakira akazi. Ntiwiga wumva ngo ndi kwiga ngo ejo njye mu kazi, ushaka ukabona, ushaka no kutakabona. Ariko ibyiza iyo uvuze ngo nzikorera, nako kazi kaboneka ukagakora, ariko utanakabona ukikorera, ugakura amaboko mu mifuka, tukihangira imirimo kugira ngo ejo hacu heza hazabe ari heza koko. Nkuko buri munsi umukuru wacu w'igihugu adutoza kuba twakikorera, tukagira ibyo twigezaho, cyane ko n'igihugu cyacu kibidushyigikiyemo, kiradufasha mu buryo bwose. Niyo mpamvu nanjye nababwira ngo bihangire imirimo, bakore, kandi imbere ni heza. Murakoze. Murakoze. Dukunda kugenda mu yandi mahoteli tukabona inyubako zaho, tukabona bakoresheje amatafari, tukabona bakoresheje amasima, bakoresheje amakaro, bakoresheje ibyuma. Mwebwe hano twabonye mwarakoresheje inyubako zisa naho iza Kinyarwanda, n'amazina muyita amazina y'ibiti bya Kinyarwanda. Ese uyu mwihariko mwawutewe n'iki? Mwabitekerejeho muti? Murakoze. Nkuko
muri munsi uwikorera bamubwire ko yateza imbere iby'umuco nyarwanda, yakora ibintu bituma igihugu cyacu natwe ibyacu bigaragara. Twarebye tuvuga ati se ni iki cyagaragaza itandukaniro ry'ibintu bya kinyarwanda n'ibitari iby'ikinyarwanda neza. Turagerageza dufata yuko twakubakisha ibintu by'ikinyarwanda gusa, nuza gusura hano ubona ko umuco nyarwanda ari wo uhari. Nugera n'ahandi ku buryo ushobora gufata umwana ukajya kumwereka ati hano ni ibintu by'ikinyarwanda bihari, hariya ntabwo ari ikinyarwanda. Twe ubwo dukunda umuco nyarwanda, dukunda ibintu by'ikinyarwanda, niyo mpamvu ahantu hacu hose wagiye ubona ari ikinyarwanda, ibintu by'umuco nyarwanda nyine dushaka kubiteza imbere ku buryo n'uzajya uva ahandi azajya avuga ngo ingezi Musanze ariko hari ahantu nabonye cyangwa numvise bagira ibintu by'ikinyarwanda, reka njye kureba uko inzu y'ibiti yabaga imeze, ukaza kuyireba. Reka nze kureba uko igiti cy'umuravumba kimeze, umugano, umufumba cyangwa umwenya, ukaza ukabireba tukabikwereka. Washaka no kuba nawe wajya guteraho tukaguhereza ukagenda ugatera. Niyo mpamvu twavuze tuti nawe twereka tugira ahantu nibura umuntu yageza agasanga ikintu cy'ikinyarwanda, umuco nyarwanda hakawuhabona. Murakoze. Urakoze cyane. Hari ibyo mwatweretse bigendanye n'umuco wa kera, guterekera, n'indi mihango yindi yakorwaga kera, kuragura. Ese abanyarwanda ba buno ko bakurikiye iyobokamana ya kizungu, aho baba bagira amatsiko yo kuza kureba ibi bintu mufite hano by'umuco wa kinyarwanda mu iyobokamana rya kera rya kinyarwanda? Yego, nk'uko mwari mumbajije babigirira amatsiko kuko baraza bashaka kumenya. Ni ukumenya, ntabwo ari uko babikora, ahubwo bashaka kumenya ese byagendaga gute, ese koko bakakubaza se koko byatangaga umusaruro, baraterekeraga icyo bashaka kikagerwaho, ukabasobanurira uko byagendaga. Ko ibintu byose ubundi ni imyizere, uko wizeye niko ibintu bikugendekera. Nabo bakurambere bacu nibyo bakoreshaga rero kugira ngo umuco wabo udacika. Niyo mpamvu natwe tubigira tukabikoresha, tukabyereka abantu, uje tukabimusobanurira. Wabonye aho baterekereraga, aho baraguriraga, kubaza Imana uko byagendaga byose uraza tukabikwereka, nta kibazo, ni karibu. Arakoze. Bakunzi bacu rero murabona ko mu karere ka Musanze dukomeje kugira ibyiza byinshi. Tubahaye ikaze kuri iyi hoteli. Twongeye tumusabe atwibutse izina ryayo. Ni Volcano Forest Camp mu murenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze. Tubahaye ikaze kandi tumushimira umubyeyi uduhaye ikaze. Twari turi gutambuka ntiyemere ko tugenda gusa, akemera ko n'abakunzi ba Impano Family TV bayikurikira buri munsi babona ibi byiza biri mu karere ka Musanze. Tubahaye ikaze rero, ari abana banyu namwe bakuru hari ibyo mudasobanukiwe, ibi ari mu biti bya kinyarwanda, ari ibi byakorwaga mu muco wa kera, mwese tubahaye ikaze kuza kureba. Ni karibu, kandi ibiciro byaho ntabwo biri hejuru cyane. Ni ku muhanda Musanze Rubavu, urenze gato ku Kimonyi uvuye Musanze batwika ari iminota 10, hafi kuri kaburimbo. Nta rundi rugendo rundi ukora, ni kuri kaburimbo. Ni karibu, murakoze. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe buri munsi, mukora subscribe, mukora share, mukora like. Mugenzi wawe umuhereze kino kiganiro kugira ngo nawe arusheho kunogerwa n'ibiganiro dukomeza kubagezaho. Twumva twasaba uyu mubyeyi rero akaduha niba ari message yaha abakiriya be cyangwa se abakunzi bacu muri rusange, abaha ikaze ya buri munsi. Karibu. Murakoze. Icyo nabwira abakiriya banjye ni uko tubayeho kubera bo, turi hano kubera bo, turakora ibyiza kubera bo. Niyo mpamvu natwe tubabwiye ngo turabashimiye, bazagaruke kandi bajye baza. Umuntu nava i Kigali ageze i Musanze azabanza arebe kuri Volcano, nava Rubavu, nava Mukamira, nava Byangabo, abanza agere hano arebe uko hameze, nawe azabwira bagenzi be. Kandi icyo tubategurira ni serivisi nziza ibanogeye, bakagenda bishimye. Murakoze. Murakoze, mugira amahoro.